twakomeje tubabwira abantu bari bakomeye, umwuka w'abantu bakomeye urimo izamuka. Umwuka w'abantu bari bakomeye mu gihe cya kera urimo uzamuka, twababwiyemo abantu bitwa abanyasite, abasintiyani. Hari abantu benshi nabonye babaza ati abanyasite ni bwoko ki, abasintiyani ni bwoko ki? Reka tugiye kubabwira kuri bano bantu. Abanyasite bari ubwoko bw'abarwanyi b'abahigi n'aborozi b'imikumbi bakomoka mu misozi n'imbuga z'urusobe rw'ubutaka bwa Eurasia hagati y'uburasirazuba, Ukraine, Kazakhstan n'akarere kose kazwi nka steppe. Aho hakomoka abari abanya-Irani, Iranian people bo mu majyaruguru bavuga indimi z'ikinya-Irani. Babayeho cyane kuva mu kinyejana cya 9 mbere ya Yesu kugeza mu kinyejana cya mbere nyuma ye. Ubuzima bwabo babayeho nk'aborozi b'amagare, inyamaswa, ihene, intama n'amafarashi y'inka. Bari abantu b'imihigo, batwaraga amafarashi menshi kandi bafite umuco wo kurwana, bakoresheje umwambi n'umuheto ku ifarashi. Ntibari bafite imijyi ikomeye, ahubwo babaga mu mahema bakimuka aho ubwatsi n'amazi biri. Umuco n'inyigisho: bari bazwiho gukora imyuka cannabis mu mihango ya gipfumu no mu birori. Bashyiraga abantu babo bapfuye mu mva nini hamwe n'amafarashi yabo n'ibikoresho. Bari bafite ubuhanga mu gukora ibikoresho by'izahabu, bakoresha amashusho y'inyamaswa mu buhanzi bwabo. Amateka n'ingaruka: bigeze kugera mu burengerazuba bw'i Burayi ndetse no mu burasirazuba bwo hagati, bagera no ku bwami bw'Abaperesi. Bavuga muri Bibiliya mu gitabo cya Yeremiya 51:27 no mu nkuru z'Abagiriki nk'iza Herodotus. Mu gihe cyabakurikiye bagiye umwanditsi Herodotus muramuzi, bavuga mu nkuru ze. Mu gihe cyabakurikiye rero bagiye bihuriza hamwe n'andi moko yo ku misozi nka Sarmatiyani n'abandi bigeraho izina Scythian rirangira ridasobanura ubwoko bumwe gusa, ahubwo rikaba izina rusange ry'abanyasiteppe n'aborozi b'intambara. Mu mvugo y'Abakongo twavuga tuti abanyasite bari nk'umuyaga wo ku gasozi. Ntibagiraga urugo ruhoraho, ahubwo aho ifarashi zabo zagendaga niho ubwami bwabo bwabaga. Bari umwambi w'akataraboneka, umuriro udatangirwa n'urukuta. Abanyasite rero muri Bibiliya, izina site ritavugwa kenshi muri Bibiliya, ariko ryerekeza ku moko yo mu majyaruguru ya Ashuri n'i Babuloni. Muri Yeremiya 6:22-23 havugwa ishyanga riturutse mu majyaruguru ryitwaje umuheto, ryikoreye inkota rikomeye ritagira imbabazi. Abahanga benshi babihuza n'abanyasite kuko icyo gihe bari barigaruriye akarere k'i Mesopotamiya. Mesopotamiya murahazi, muri Irake, muri Babuloni. Abanyababuloni murabazi ukuntu nyine abari abanyaburayi barabatinye cyane. Ariyo mpamvu bari aba Bush bagiye gutera ba Sodamu. Muri Yeremiya 51:27-28 havuga ibihugu bizafatanya kurwanya Babuloni. Komeza abami ba Ararati, Abemini n'Abeshikenazi. Aha niho bamwe babona ko Ashikenazi yaba ijyanye n'abanyasite bo mu majyaruguru. Mu Bakolosayi 3:11 Pawulo yigeze kuvuga ati: ntihariho umugiriki cyangwa umuyahudi, ntihariho umunyabwenge cyangwa umunyasite, imbata cyangwa uwigenga, ahubwo byose ni Kristo. Aha site yabaye ikigereranyo cy'umuntu w'inyamaswa, w'umunyamahanga utagira umuco, kuko abanyasite bari bazwiho ubugome n'ubunyamaswa. Ibi bituma dusobanukirwa ko mu mwuka wa Bibiliya abanyasite bafatwaga nk'abaturage b'inkazi badatuye, ariko bafite imbaraga zidasanzwe mu ntambara. Abanyasite mu mateka y'Abagiriki, umwanditsi w'Umugiriki Herodotus mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu yanditse byinshi kuri bo. Yavuze ko bari abantu bo mu misozi steppe, bari hagati y'inyanja ya Caspian n'inyanja y'umukara. Herodotus yavuze ko bari abantu b'ingabo ku ifarashi, nta mugabo umwe
kubayobora, ahubwo buri gice cyabo cyari gifite umutware. Bari bamenyerewe kunywa amaraso y'umwanzi wabo, babishe nk'ikirango cy'ubutwari. Imihango yabo y'idini yakoraga ku myuka cannabis mu mahema afunze, bakayicomeka mu muriro, hanyuma bakifubika umwotsi ngo bagire uburangare bw'umwuka. Mu ntambara bigeze gutsinda Uburusiya bwa kera, Bani Doni Volga, bigeze kugaba ibitero mu Burayi bw'Amajyaruguru ndetse no mu Majyepfo, Aziya Minoro, kugeza aho bagera mu gihugu cya Ashuri. Bigeze kuba impungenge ku bwami bw'Abaperesi. Cyprus na Darius barabahangayikiye. Umuco n'ubwiru bwabo, bari abantu bakunda ubuhanga bw'inyamaswa, bakoraga ibintu by'izahabu byerekana intare, ingwe, amafarashi, inyoni n'inyamaswa z'inkazi. Abapfuye babo bashyirwaga mu mva nini, bari kumwe n'amafarashi yabo, ibikoresho by'inzoga, bizera ko bazakomeza urugendo mu buzima bw'inyuma. Umugore n'abana bakuru nabo bashoboraga kwicwa ngo bajyane umutware wapfuye. Inyigisho mu buryo bw'abakongo, Abanyasite bari nk'inkuba isandara mu kirere, nta rugo, nta murenge, ahubwo imfizi yabo yari ifarashi. Inkota yabo ariyo masaka yabo, aho bagiye umurambo usigara, ubutaka bugasigara butagira amahoro. Abanyamadini bababonaga nk'abakiranirwa, ariko umutima wabo wari uw'umuyaga udatungwa mu nzu. Ibyo ndabyeka ibi birasobanutse. Aya makuru arahagije kuri impaya cyangwa ku bwami bw'Abanyasite. Tubonye ko butagiraga umuyobozi wabiyoboraga, ahubwo bicagamo amatsinda, bose bakaba ari abayobozi. Bagabaga igitero gikomeye cyane. Abanyaburayi rero murabibona muri iyi minsi bari gutinya, ari kwaduka. Twarababwiye ko turi mu kinyejana turi mu kinyagihumbi cya Aquarius, aho ukuri kuzaganza, ibintu byose byajimijwe bikongera bikaboneka. Abantu bishyize ku ntebe yandi twabwiye ngo azahabura isi akoresheje uruhabuzo, amanura ibyo byishyize hejuru abishyire hasi ku butaka hasi. Uyu mwuka watangiye gututumba. Irani bari abantu bo muri Aziya yo hagati, batangiye bari kugaragaza imbaraga, barashaka kwishyira hamwe. Ibi bintu rero bizabyara ikintu gikomeye cyane. Abazungu ntabwo kiriya gice cy'Abanyaburayi n'Abanyamerika bagiye kwicara ku gatebe k'abasimbura, nabo b'abantu basanzwe, bajye bavuga amateka y'ubwami bukomeye nabo nk'abandi bose. Yes, murakoze rero, reka dukomeze tugumye dusobanukirwe. Imana iri kumwe natwe turi kumwe nayo. Turahana Imana, Imana ni iyacu. Nibikomeze gutyo, reka urumuri rwande, reka urumuri rukwire hose, kandi wowe nanjye tubigiremo uruhare.